hari abantu benshi bavuga bati iyo tugiye kwiga umwuga dushaka nko kwiga kuga runaka baratubanza mu cyongereza tukakiga imyaka 3 ese ishuri ni BCTC gusa cyangwa hari nandi ashobora kugufasha kwiga umwuga ariko utanyuze muri icyo cyongereza imyaka runaka kuko hari igihe bavuga ati imyaka 3 ni nka university ari icyongereza gusa urakoze ishuri ntago nkuko bivuze ishuri ntago ari BCTC gusa kandi amashuri ni menshi cyane nkuko nakubwiye ugomba kumenya icyo ushaka yego icyo kintu waruvuze cyo kuvuga ngo icyongereza ngo arashaka kwiga ngo bakamubanziriza ahantu ho kwiga icyongereza nuko babona ntago tuvuga urugero uzajya gufata classe yego isaba amaterme y'icyongereza cyangwa isaba ubundi bumenyi buri hejuru yego utaramenya no kugirana communication n'umuntu runaka yego tuvuge urugero ntago ushobora kujya kwiga nka biology bafite ni nkaho bavuga terme technique terme zabo yego terme zabo ubwo urumva icyo kintu kugira ngo ubashe kujya bigusaba kuba hari ikibuze wumva unavuga yego ukwanza kwiga icyongereza wamara kwaje no terme ya kuri icyo kintu nashaka kugisobanura neza cyane abantu bacyumve hari test yitwa KAMLA test abenshi cyane bayizi nka Michigan test niyo bakunda gufatiraho level y'icyongereza ntago bashobora kugushyira muri ari amaklase y'icyongereza watsinze iyo test hari level hari amanota iyo ugiye kujya muri college imaze kwaplika cyane cyane uri umwimukira uva mu kindi gihugu hari test ukora bakunda kuvuga ngo ni English as a second language yes ugomba gufata KAMLA test kugira ngo barebe level yawe y'icyongereza iyo ugize amanota ari hejuru cyane akwemerera kutangira English 101 cyangwa English 102 ubwo urumva ntago bakubwira ngo kujya kwiga icyongereza ariko iyo level bagukrasa bitewe na level wabonye muri ayo manota kandi kiza cy'iyo test urayikora ushobora kuyisubiramo ushobora no gufata icyo cyongereza mu gihe uri kwiga icyo cyongereza ukongera ugasubiramo ukajya kuyifata kugira ngo urebe niba wari yego iyo umaze kuzana ayo manota rero bahita bagukrasa ku yindi level urumva rero abo ngabo baba bavuga ngo babashyira mu mashuri y'icyo kubanza kwiga icyongereza uretse ko mbona atari n'ibintu bibingiye mbona ari ibintu byiza wenda bishobora kugufata umwanya muremure bitewe abantu baba bashaka kwihuta kandi kurya ibishyushye cyane hari igihe byagutwika yo gusa ni byiza abantu bagenda basobanukirwa ko kwiga hano cyangwa se kugira gushaka ishuri bitagoye cyane nk'uko abantu babitekereza ariko tugaruke kuri Willy dusoza anaduha n'inama ariko abanza dusubize kino kibazo abanyeshuri benshi bavuga yuko namwe kwiyapurikira kugira ngo ujye muri university bigoye bibagoraho iki kandi mwizeho hano mufite icyo mwamenyeho icyo ngenda navuga university iragoye umwe habari ubu iyo tugiye mw'imyaka nka 2019 nibwo natangiye college yes nibuka abo twatangiranye abenshi they gave up they dropped out kandi abanyamerika yes urumva ikigoye cyane ariko ufite passion uzi ikintu wakurikiye ntagigoye ababyeyi bari bagusapotinga neza ubona sapoti ikwiye yes hari ikiganiro kimwe numvise abana akoresheje abakobwa gishize baravuze ngo ubu habaye nk'ikintu ku ishuri yego ugasanga abagrandipa baraza yego bose baje gusapotinga umwana wawe yego ariko cyane cyane muri community yacu ntabwo tubigira kuvuga ngo bitabire utwo tuntu n'umwana ahita bamotivated turi kumwe yego yego nibyo yego inama ngenda yego cyane cyane hano muri Amerika cyangwa se n'ahandi hose ishuri
uko bigenze yego utagiye ku ishuri yego hari ibintu byinshi utamenya yego hafi ya byose reka twumve na Zozo atanga inama ku minota 2 dufite. Zozo ataratanga inama nimba iminota yacu igihari hari akabazo mubaza kubera kuko ari muri education kabanjije ko n'ubu ndacaka afite ikibazo abana banjije bavukiye ino ariko umwe mukuru ageze mu wa 7 kuva batangiye ishuri kugeza mu myaka barimo baraciga icyongereza nka second language kandi baravukeye hano nanabiganiriye n'abarimu babo kenshi cyane ndavuga ati siniki aba bana ni abanyamerika bavukiye hano nubwo mu nzu tuvuga ikinyamurenge ariko ni gute bana biga icyongereza nk'imvugo yabo ya kabiri kandi nje nzi ko ari imwe bagira kuko ikinyamurenge cyabo ni giki. Urakoze cyane icyo kibazo ni cyiza rero nicyo nakubwiye ngo biransaba kwicara n'ababyeyi cyane kurusha abana nkuko nakubwiye hari iyo test yitwa Kamla test aho ni muri college no mu byiciro byo hasi hari andi ma test yabo yo bayita access test ashobora kuba urwo rurimi ari rwavuga gusa uri kumva ariko ntago ari cyo kintu barebaho gusa hari reading uri kumva hari listening hari writing ashobora kuruvuga kandi akaruvuga neza cyangwa kuko yanavuga cyane ariko level y'ibyo bintu bagiye gukora overall ngo barebe level ye ariho bagasanga iri hasi totale y'ibyo bintu byose noneho bigatuma bamufata kandi iyo ushobora muraganira none se umuntu muganira icyongereza ni gute ushaka kumbwira ngo listening ntayazi cyangwa speaking ntayazi kandi ayivuga kandi aracumva reka ngurugero rwumvikana turi kuganira gutya mu rurimi twumvikana twese si turi kuvuga ariko hari baduhaye ikizami cyo kuvuga uri kumva hari abagira amanota ari hejuru hari abagira ari hasi kandi twese turi kuvuga ururimi rumwe rero nubwo twese tuvuga nubwo twese tuzi ururimi iyo bije gukonsidera kuri icyo kintu runaka hari igihe bavuga ati uyu muntu level yiwe nahangahire none se ni abacu gusa cyangwa n'abanyamerika bashobora kwita second language yabo go ahead tugiye muri Amerika natwe ibyo bintu zavuze byose twabiciye twaciye muri USHOBORA usanga ishuri ririmo abanyamurenge abashinwa nyine abo bose batari abanyamerika ariko at the end of semester tugakora iyo exam bavuze twahitaga ngo ni with the test irimo listening writing talking kuvuga nyine ba bandi babitsinze next semester bahita bajya mu banyamerika mu class y'abanyamerika reka nkorohereze numvishe aho yarabajije ikibazo cyawe nacyumvishe neza warubajije ngo n'abanyamerika bandi nabo bashobora gukora nk'ibyo ngibyo bagira amanota make bakayita second language oya rero ntago bibaho bo icyo bakora urumva hano bagendera ku ma credit kugira ngo uzamuke ujya ku yindi level ni credit bareba zawe kandi izo credit kugira ngo bazirebe nuko watsinze ku rugero runaka baba bafite urugero fatizo bagenderaho rero kuri icyo kintu ngusubije impamvu twebwe bavuga gutyo abo bana babashyira muri ayo ESL kandi baranavukiye hano nuko background bazi ko bafite background y'ababyeyi baturuka muri Afrika aho yabikorerwa mu cyangwa ahandi ntago ari muri Afrika gusa no mu bindi bihugu nyine mpfa kuba ari umwimukira ariko aho bitandukanye ku munyamerika udafite background ya entuze urumva ntibamubwira kuko nta rundi we baba basuminga ko nta rundi rurimaze tiboyita second language nta rundi munzu yabo ntayo mwe baba bari gushidika nawe nk'umubyeyi tuvugisha ukuri nk'umubyeyi hari system tugira yitwa ngo ni infinite campus nawe n'ababyeyi bafite access kuri iyo ngiyo muri Fayette County Public School zose uri registered ku mwana wawe right bazi ururimi wanasanga waravuze ngo prefera ururimi runaka
muri application urabivuga sibyo igiye kumwandikisha rero abo banyeshuri barabimenya baravuga ati uyu munyeshuri afite ababyeyi bafite inkomoko runaka yego wenda byaba ariyo mpamvu nubwo yavukiye ahangaha byaba ariyo mpamvu mu nzu bavuga mu nzu biramudindiza noneho ariko ntabwo bivuze ko wa munyamerika nawe utavuga urundi rurimi atadindira aratsindwa ariko kubera ko badafite undi rurimi nta handi hantu bamukarasa nta handi hantu bamushyira reka kujya ku mwana w'umunyarwanda watsinze ikinyarwanda nta hantu numvise wasobanukiwe bababwira ngo ni second language nuko basika erega nubwo nyine nubwo bavukiye hano ariko bamvukiyemo bagukomotseho wagira inama abantu wenda tuvuge dusoza ukagira inama ugeza ku bantu haba ababyeyi urakoze cyane inama zo nta zindi nyine nuko ibi bintu duhora tubisubiramo ariko bajya bavuga ngo ikintu cya mbere kigomba kuva kuri nyiri bwite ntabwo naza ngo mforce umuntu ngo mwumvishe nubwo nshobora gusobanura nkazirirwa mvuga tugakora ibyo biganiro tukabikora yego kagomba kuba ko gusensibiliza abantu ariko ikintu cya mbere cyo nasaba abantu no gusaba abantu bashobora gukunda ishuri bibavuyeho noneho natwe tubikora cyangwa tushaka kubashishikariza kubijyamo ko bidufite inyungu twese muri rusange ukaza ari nk'inyongera ndi gupushinga umuntu ubishaka ariko uzi kubwira umuntu uzajya ubwira umuntu atabishaka ni nkaho uba uri kumuforsa ikintu kitamurimo ni wa wundi ujya usanga yarigiyemo kubera umubyeyi yamubwiye yagera hariya akadoropinga ikindi kintu inama nagira ababyeyi cyane bite kuri ku ntuzi nubwo waba utarize ababyeyi bijya binambabaza cyane ababyeyi ugasanga umubyeyi ntazi naho umwana yiga ntaziranye n'umwarimu reka mvuge urwo rugero ukajya kuba wafata umwana wawe ku ishuri ni mutoya wenda bisi ntiyamusize wowe ugiye kumufata bakabanza bakakubaza ngo who are you bakabona mukwima bahari n'igihe banamukwima utari register ariko hano uzi ko abandi bantu cyane cyane kuri abanyamerika twasanze hano umunyeshuri umwarimu abaziranye n'umubyeyi azi nguriya n'umubyeyi wa runaka rero icyo kintu gituma abana bacu nabo badatinyuka ngo bavuga ati dufite ababyeyi badushigikiye ikindi mu rugo kugerageza ntago bigusaba kubuza icyongereza kugira ngo ufashe umwana wawe gukora homework ababyeyi bacu ntibazi niba umwana yakoze homework cyangwa atayikoze we kubera ko mu mutwe we yisizemo sinize sinzi icyongereza ndaba ngiye kumufasha iki ibyo bintu ntago ari byo ushobora kwicara hariya nubwo utazi n'ibyo ari gukora ariko ukaba uri kubona ukuntu ari kugerageza icyo kintu cyo cyonyine kuba azi kuri uhari umwana iyo akubona uhari gusa n'icyo adasobanukiwe urukumva agira ubushake bwo kukibaza ahandi hantu azi bashobora gutanga iyo sapoti kubera ko yabonye ko papa we aramushyigikiye ari iruhande rwe ariko ababyeyi batereye iyo njye bijya bimbabaza cyane kuko njya mbibona wenda ngira amahirwe nyine yo kubibona njya mbibona ugasanga dutumijeho nk'ama event yo kuganiriza ababyeyi cyangwa abanyeshuri ugasanga abantu bitabiriye n'ubundi ni abanyamerika kandi ngo turi kubikorera twebwe ukavuga rero aba bantu ntago turabishaka ntitubishaka twarangiza tukirwa tuvuga ngo ibi bintu ngo bipfira hariya hasi none se n'abandi barayagira ariko abanyamerika bo ntayo bagira burya ahubwo nibo bayafite nibo batanagira n'umwanya urumva rero turangije ku inama nagira tubishyiremo byibuza buri muntu atanga umusanzu umwana atanga umusanzu umubyeyi atanga umusanzu ntago bisaba imbaraga zinshi cyane wowe niba warahisemo kutajya ku ishuri ukabona umwana wawe education izamugirira akamaro wenda ushobora kuba utaragiye ku ishuri ariko uzi ibyiza byabyo nk'uko tumaze kubisobanura ni byinshi be there for your own kid gusa umwicira iruhande umwereka ko umushyigikiye gusa niyo support yo yonyine ituma imutera imbaraga yo kuvuga atanga natsinzwe kandi papa yirirwa yicaye iruhande rwanjye ubu ya mwanya yahoze atakaza reka ngerageze ntanamubabaza ibyo bintu birahindura abana njye abona cyane ugasanga agiye no gukora homework abyishime kuko azi ko erega habamo n'akandi kantu keza ko gusabana n'ababyeyi n'abana
no kwicara gutyo gusa kuba mwicaranye ubona ko umushyigikiye aranakubohokera n'ibindi bintu yahura nabyo ku ruhande yabikubwira rwose. urumva rero njye inama natanga niyo abana batanga umusanzu wabo, ababyeyi batanga umusanzu wabo, hanyuma ikindi abantu bamenye icyo bashaka, kandi tugomba kugira abantu bizerwa. Abantu bose ntabwo baziga, ariko tugomba kugira abantu bize baduhagararira, batwereka inzira, hanyuma ndumva ari ibyo ngibyo tugakomeza tukabana. Tanze inama nziza rwose. Tanze inama nziza. Yarashaje. Amanama mujya mukora, amanama wenda y'amafamiye cyangwa imiryango yavuye muri Afurika, amatsinda yagira amanama mu gihe cy'umurimo kuvuga ngo ushishikariza abana cyangwa mwiga kugira ibibazo ariko abantu nibahaguruka byibuze buri nama mujye mubonamo no gukorwa abana bakana abanzi si itegeko ariko mukajya mubishyiramo simuciye mu ijambo gato mbere yo kuvuga, ntabyo bagira, biga ku nsengero. Insengero nizo bafokasi komeza karagaciye ariko ni nukuri. sensibilisation ihera bagiye ababyeyi umwana umubyeyi utohereza umwana yani igihe cy'abazungu cyo ngiye ariko bigenda bikomeza ababyeyi bagasansibirizwa kujyana abana. Ese mwumva mukorera izo nama abantu bavuye inama wavuze ni izihe? Inama mujya muzigira z'amafamiye z'imiryango yavuye muri Afurika, tuvuge abavuga ngo abavuye muri North, yego bajya bagira inama zabo, yego abavuye muri Sud bagira inama zabo, yego abanyarwanda santre bo mu gihugu cy'u Rwanda yego bajya bagira inama bagahura bakavuga guteza imbere ibibazo by'inama. Ibyo mujya mwiga no kuvuga ngo twaje ya ndibuka iminsi myinshi tumaze n'inama zinshi dukoze, ndibuka inama zibiri twize tuvuga kuko tugomba gukangurira abana kuja ku ishuri. Imwe twayikoreye hano, indi twayikorera Louisville. Hari sensibilisation ndetse twari twanatumiye n'abantu babafasha myumvire bo gufasha ababyeyi ukuntu bashobora kwikangurira icyo kintu. Yego kirahari tugikora kenshi kuko Patrick yaravuze kiri kenshi cyane, ariko turagikora. Kiraruta izindi nama zose, inama zo gukangurira abana kuja ku ishuri kiraruta izindi nama zose zibaho, kuko Patrick yaravuze presence y'umubyeyi ku mwana ni byose. Tugomba kubana n'abana bacu. Hari n'ababyeyi batazi umwana yiga muri level pe, ukaba wahamagara madame atese nza nkunda kubona abapapa cyane babaza abamama birthday z'abana, ngo se umwana wanje yaravutse ryari. Yego ibyo ngibyo ababyeyi babitaho cyane kuko uwo munsi ni wuzi yahuye n'uburibwe bukomeye, ariko biteye isoni kuba wobaza madame cyangwa ukabaza umugabo wawe ngo se harya nakayiga mu yihe level umwana wawe, cyangwa se ishuri ryiwe ni rihe. Umuheruka kuri bisi akagenda ugasura kamufatira kuri bisi utazi iyo bisi ivuye. Ni bibi mu rwego rwo hejuru. Umwana abona kuko hayakora ibintu bye ku giti cye. Yes, bye ku giti cye. Umwana wanje yarambwiye ejo bundi ngo umwana bigana yaratsinzwe ngo ararira aravuga ngo se ndahuruka papa na mama. Kandi ni umunyafurika uwo mwana, ni umunyafurika n'uwo hano. Ngo ararira aravuga ngo ese ndahuruka papa na mama he kuri aya magrade nagize ko amanota ntahanye ndaseruka kubera iki? Azi ko nyina na se bafite rigere ku manota bamufollowing. Yes, ababyeyi bagomba kubana n'abana.
hari inama ushobora guhereza mu minota mike dusoza kuko abasore bari baduhaye inama ku mpande zombi, nawe hari inama waha ababyeyi, umuntu umwe niwo dusigaje hanyuma tugasoza. Inama no ababyeyi ubwoko bugira imbaraga zine. Yego. Ifaranga, majorite, ubwinshi bw'abantu, yego, education, yego, navuze zine, ni zine, n'ubwenge, n'ubwinshi bw'abantu, n'amasomo, yego, n'amafaranga. Yes, kwarane. Rero ijambo rya mbere, amafaranga aratugoye kuboneka. Yego. Kubyara twarabirangije, kuko kubyara nibyo bituma abantu baba majorite. Naco twagicishijeho umurongo utukura ntabaha babyara aho abo tubyaye ntitubigishije. Rero byibuze icyo dushoboye, nimba amafaranga tugoye kubona, dusukuma abana baje ku ishuri, tuvestinge mu bana bake twabonye nabo, kuko no kubyara kwatugoye, ariko abavuse bano bakeye tubashoremo kubigisha. Yego. Turabashimiye abakunzi ba KG Pro TV ndetse na Effective Family. Twaganira ibintu byinshi bijyanye n'amashuri, hari uruhare ushobora kugira mu kugira ngo umuryango wacu w'abimukira bava muri Afurika ube wazamuka, haba ku bitekerezo, ku bwenge ndetse n'ubumenyi. Hari n'ubwo ushobora kwiyumvamo mu gisate kimwe mu byo twaganiriye, ukumva hari icyo wahindura. Ni ingenzi cyane uyu mwanya twawufashe kugira ngo nawe uduteze amatwi ugire icyo wunguka. Turabashimiye rero abatumirwa bacu, mwagize neza kuba mwatwitabye. Murakoze cyane. Murakoze.